umutware nje gusoza hari umuntu Rosemary ari hehe Rosemary ya aracyahari Rosemary wa undi umunyamakuru niwe nshaka hari Rosemary w'umunyamakuru Rosemary okay dore ngo ari hari ndagira ngo nkubwire ngo nkunda inseko yawe ariko nanga uburyarya inseko yawe ariko nanga uburyarya hari ibintu wirengagiza Rosemary simbizi impamvu wowe nakoze ikibazo kimwe uzi impamvu wowe ushobora kujya mu Rwanda ukagaruka ntugire ikibazo abandi bagashimuta cyo ni ikibazo cya mbere uzi impamvu ushobora kwicara na Tito Rutarimara muri saro yawe mukavugana mukagana ariko yaza ku zindi cano akita abantu ba genocide cyo ni icya kabiri wavuze ngo bavuga ko Kagame ngo yacuruje amagi wigeze ubona yitwara nk'umuntu wacuruje amagi abacuruza amagi yaraboroheye icyo ni ikintu nakubwira kabiri wavuze ngo nta bantu bahagurutse ngo babategetsi ngo mu ntambara aka kanya none ureba nta ntambara reba ibyo abategetsi bari gukora bo bari bafite uburyo babonye byinshi ibyo bintu byose ubitekerezo mbwire none umbwire abantu barokotse genocide bashishwe n'abatutsi n'abahutu icyo bahembwe bamwe barishwe reba Rusesabagina ahari ubona umugabo ugaragara naguhereza ko Rusesabagina we yashoboye kurokora abantu 1000 bashinga ari ntaye baravuga ati yaraduhishe ariko kubera ikibazo cy'aba muntu wacuruje amagi akabyibagirwa bamugenze imyaka myinshi ibyo ndagira nkubwire ko ivyo bintu aho ngaho sinzi ikibazo itangazamakuru mufite Freeman ndagusabye kabisa itangazamakuru muri vanemo santima muri vanemo amashyaka muri amagara abantu bose Rosemary ngiye kuguha ikibazo jewe ndi umuntu areba niho moke ngiye kuguha aka kanya ku mutware twakira abantu bari bose ariko simpamya ko Tito Rutarimara ashobora kuzana kuko dufite challenges dushobora kumuchallenginga ntabwo ashobora kwemera kuza gusebera hano kubera ko ari ibinyoma ikindi urebe mwaba abantu bose ndamya ko abatutsi bitabira ibiganiro ni 2% turaha turi abantu bavuga karengane turi babana bavanze bamoka vanze turi abantu babandi bari barihishe byayobeye babuza aho bavugira ibibazo byabo nabana bavuye mu mashyamba nabo bantu bahurira hano ariko ari babasaza b'amateka ntibashaka kuhaza baba abahutu b'abatutsi ari abarescape ba genocide babaheza nguni ntibashaka kuza hano ari abahutu baheza nguni ntibashaka kuza hano haza wa muntu uvuga ngo ibi bintu twebwe turabyanze namwise ushaka gufata case ya Florence ujyana nkaho twebwe dukeneye ko imitima tuyisana tukongera tugahura nk'abanyarwanda abantu batatanye basike mu mapori uyumva ko ari innocent kuri case z'ibintu byabaye mu Rwanda ni uza hano n'abandi busanga ari kukwandikira ngo muvuge nibi ngo mugire nibi ngo mugire nibi kora ko ntabwo ashaka kwa parisana Marco baguhaye iminota 2 Zaituna yavuze ngo iminota ye nyiguhe so ufite indi minota 2 komeza Zaituna rwose wowe ndabizi rwose uri umuntu muzima rwose so Rosemary rero hari ikintu kimwe ugomba kwitondera muri aka kanya kubera ko wowe hari ikintu warugiye kwataka Florence ariko yavuze ngo natangajwe nuko nagiye mu Rwanda ngasanga barahindaguye umuntu akamura ngo agiye kuva Nyacyonga aze kundeba kandi je ntumva ko Nyacyonga ariyo bigwa kubera iki bahinduye imipaka kugira ngo badutatanye bahinduye inyito zandwa ngo badutatanye kubera iki kubera byaha byose bango FPR yari bayeho FPR ntabwo yigeze ibaho nabi ahubwo FPR yabakuriye mu buhungiro babigisha urwango babigisha ko ibintu byose biri mu Rwanda byari jya basekuru na basekuruza bababwira ko amamodoka n'amasambu n'ibintu byiza byose byari ibyabo abana bakurana umutima mubi binjira mu gihugu bafite umutima mubi wo kwanga ikiremwa cyose abo mutu abo mututsi abo muturi mu gihugu ibyo bari barimo byose ni ibyabo bigaragarira nuko imitungo y'abantu yose bayigize yabo umuntu wabuze icyo bamushinja bakamufunga umutungo we bakawutwara aka kanya nibyo byabananiye kuko ko anamwarira zona kubera ko ibintu bicemo si ibyabo aka kanya reba ibintu biri kuba insecurity impandi zarizo zose reba ibyago bisimbura ibindi buri munsi wowe rero niba ugenda hariya ukaba ufite iyo opportunity yo kuvugana na ba Tito Rutarimara umenye kuvugana n'abantu ari document nabazanye mu minsi yashize ivuga plan bari bafite muri 1999 nshaka ko document tuzayivugaho icyo kintu rero nicyo gituma badashobora kwihanganira umuntu usa n'amako kumubona mu maso kora kumba ndi kubavana ku byabo ibyo biti byabo ariko aribyo basahuye byavuye mu bugome mu maraso
kwica inzirakarengane n'ibindi bintu byinshi cyane bibi. Ubwo rero ndagusabye kabisa n'undi munsi wowe ugura intware uzatuzanire Tito nkuko azi wayo mukaganira, mubwira ati hari abana bari ku mutware, nshaka ko uza tuganire nk'umusaza utubwire. Twebwe hano ukungugu turi nta macakubi, nta Jesse najyana amazuru yanjye ngo nta bariyeri bambaza amazuru, bambaza icyo mfite hano, akazi kose njya gusaba ntibandeba ngo niki, ahubwo banshatsemo ubushobozi bampakazi. Urumva? Ubwo rero ndagira ngo nkubwire ko rwose nta kintu na kimwe nge nshobora gushima kuri FPR kugeza aka kanya. Niba umuntu avuga bakamwica, Bahatari hehe, Rutembesa ari hehe kubera ko yavuze ko umutungo usesagura. Ubwo rero wowe niba ufite ayo mahirwe, ahubwo tugomba kumenya wowe iyo privilege uyivana, wowe ubwo butwari bwo gufunga amaso ntureba akarengaruka ubuvanahe. Icyo ahubwo uzagaruke ku mutwari ntibarize ibibazo natuje neza, kuko watumye n'amada utuma nirengagiza ibintu nari kubaza. Ibyo mumbaza bya diaspora yo ntibishoboka, kuko harabambye ati nkatwe twagiye muri Rwanda Day ku mutwari byo muvuga ni byiza, ariko dufite ibibazo. Abantu bacu bari mu Rwanda, niba tubona ku mutwari bazatwica. Mujye mutuvugira ndabana rero, ubwo ukiboshye ku muryango wawe ukomeza ubohanwe nawo, kuko hano tuza twaribohoye natwe dufite imiryango. Urumva? Ubwo rero ndumva Marie Rose nkubwiye dukeya mu bintu nagomba kukubaza, ariko kubera ko umwanya n'udutegeka umurakoze, kandi ubwo ndamya ko ndakuraritse uzagaruke ku mutware uduchallenging, natwe tukwereka ibibazo impamvu duhira ngaha. Tugire umunsi mwiza. Urakoze Mako. Rosemary, ijambo ni ryawe. Ufite iminota 2 yawe wari ugiye gusorezaho, ndakongera umunota umwe wa Mako wo kumusubiza n'umunota umwe wa Zaituna wo gusubiza. Ufite iminota 4. Nyuma y'iminota 4 ubwo ngubwo uradusubiza ijambo. Karibu. Murakoze, nogenda busuje kandi basuzanyije urukundo. Baragira uti Tito Rutaremara, none se Tito Rutaremara wateye intambwe akampa ikiganiro, nkatangira mubaza amateka y'ubuzima yabayemo. Ikintu nabonye mwakoze ni ukumutuka, hakabura n'umuntu n'umwe mu banditse commentaire ushobora kumwihanganisha ngo yumve ubuzima yanyuzemo bw'akababaro, uko yabuze ababyeyi be, uko yabuze umuryango we, uko natangiye ku mateka ye. Avuga ubuzima yabayemo, avuga uburyo yabaye impunzi, avuga uburyo barinze. Nuvuga umunyarwanda muzima kuko namushaka kubaka u Rwanda. Ikintu cya mbere mwari gukora bari ukumwihanganisha, mukamubwira uti Rosemary, nyihanganire reka nkurogoye gato ndagusubiza ijambo, nta n'isegonda ndibuze kukuvanaho. Mako ari kukubaza hano ku mutware ntago ari twakoreye interview, ugerageze upointinge kuri Mako cyangwa se kundi muntu. Kandangize, okay, reka nsubize ko mbyumva. Okay, ndabyumva, ariko ndi kugira ngo buretse gato twumvikane, sibyo? Generaliza ntago nigeze nza muri interview wagize na Tito Rutaremara, nta nubwo ndayireba. So nuvuga ngo mwakoze gutya, nanjye niyumvamo ku giti cyanjye. Hari n'undi uri hano mu gikari uri muri saro we yumvamo. Wowe nk'umunyamakuru, njyewe nawe tuzi neza ko iyo generaliza bisesereza abandi, kandi ni irresponsible, ni responsable gukora gutyo. So kuri wowe ndagutereta ku buryo butandukanye, kuko uri umunyamakuru kimwe nanjye, sibyo? Wikoreshe mu buryo nyabwo, kuko Mako ari kukubwira niba Mako yarakurikiye ikiganiro none akavuga akaza gusesereza cyangwa se ntihanganishe Tito, umwadresse gutyo. Ariko nujya kuvuga ngo public, noneho una specifie uvuge ko ari public, ariko ntuvuge nkano ku mutware uyu munsi uri umushyitsi, ariko ntago ndaza mu kiganiro wageranye na Tito, sibyo? Nkaba ndi kugira ngo nanavugire n'abandi bari hano mu gikari no muri saro, kugira ngo noneho tubyumvikane nk'abanyamakuru, sibyo? Okay, merci. None ndavuga bamwe mu banyarwanda batanze commentaire, nabuze umunyarwanda no. Basi waheraho amwihanganisha nk'umunyarwanda wabaye hanze mu gihugu cya Uganda, akaba mu gihe cy'ubuhunzi. Niba udashobora kumva agahinda kundi, urifuza u Rwanda rumeze gute? Noneho aho kugira ngo wumve agahinda yabayemo, baje bamutuka ko mwamututse afite ubutegetsi, abashije kubaho. Mumufashe mwamugira mute? Ubwo se muri kumuha icyizere cyo kubaho? Ubwo se niba muri kumutuka, urumva yafungura ate umutima wo kugira ngo muganire? Ubwo se urumva muri kumufasha? None se muri mu FPR muri kuza mumwita umwicanyi? Kugeza uyu munsi wa none nta gihamya kigaragara ko ari umwicanyi, ntago arabura. Niba rero wanyanganira gato kugira kuri iryo jambo, ni ijambo rimwe gusa kugira ngo nkubwire impamvu. Mako, bawihanganye, reka rangize ndagusubiza amasegonda, sibyo? Nk'umurogoye. Ntago muzubaka u Rwanda mucira abandi imanza, mutumva agahinda k'abandi. Niba Tito Rutaremara nkuko namaze kubivuga n'abandi banyarwanda benshi bari muri ubwo buhungiro,
mwe muri mu gihugu cy'u Rwanda bo bafite uko babayeho nabi aho kugira ngo muze mubahumuriza mubari bamwe icyizere nuko zamubwira ko arabicaye ndabibuza ko bafashe ubutegetsi atari uko ubushake bafashe ubutegetsi kubera inyungu zabo n'imbaraga bakoresheje iyo leta ya Habyarimana iza kumenya ubwenge yari kureba ubundi buryo strategy politique ikora ku buryo FPR izagera ku butegetsi umunsi bari barabufashe igishoboka ni uko abanyarwanda bose boroherana ni uko abanyarwanda bose bubahana ukumva agahinda ka mugenzi wawe ukumva undi ubuzima yabaye noneho ibyo byo gucirana imanza ntabwo uzita umuntu umwicanye ngo akwakira abwira ngo amaboko arafunguye icyo gihe nawe uzakora ikintu cyo kwidefanda hari ikiganiro nakoranye na Imaki hari igihe wese ufite ikintu kimbaza nuko abanyarwanda batumva yaravuze ati abanyarwanda dukora politike yarenga ahantu mumene ese ubwo umuntu ko ari umwicanyi yakwishe uragira ngo muganire n'umufata uzamugira gute none se ahubwo tuvuga bicaye kubwa Habyarimana yakoze kudeta abantu bapfuye kubwa Habyarimana ntibavuge kubwa Kayibanda ninde muntu bavuge ko benshi wenda mu banyarwanda bavuga bafite ababyeyi babo bakoraga muri izo ejo nzi ko byumvise kuri BBC ninde abanyarwanda ubavuga ninde ubita kuko rero uyu munsi none bamwe bari hanze mu buhungiro FPR kabiri mu Rwanda mwatangiye kumva agahinda kundi iyo tuza kukumva mbere ko bari kubuyobozi icyo gihe uyu munsi ntabwo tuba turi mu bino bibazo birashoboka ko umunyarwanda wese agomba ibyo si ibyo narakumvisha ibyo uvuga si byo erega natwe ntabwo twemeraga leta yari iriho okay mwihangane namuhaye iminota ye ndagira ngo ayikoreshe we je sais pas numva ari ibintu murumva cyangwa gusubiza nandi ko hari ibintu dasobanutse kameme nibihe uko uburyo uvuga urashaka gushyira abantu mu kebo kamwe deja reka ngusubize ikintu cya mbere wavuze ngo guverinoma ntacyo yakoze umuntu wa mbere wapfuye abantu ba mbere bapfuye hari madame Agathe Uwiringiyimana yari umuhutukazi yari premier ministre yishwe bwa mbere agiye kujya kuri radio kujya gusaba yuko abantu hagarika imirwano hari abaminisitiri bishwe abo batwagera mu buryo bahunze hari abantu bishwe ko bahigwaga bishwe kubera ibitekerezo byabo bishwe kuko bashaka kuza ubwicanyi mwihanganirane hari prefe w'Ibutare Habyarimana Jean Baptiste yarishwe hari prefe w'Ikibungo Ruzindana Godefroid yarishe hari umwe w'Ubugumestre w'Umugina yari kuvuye kwiga mu Budage yarishwe akiza abantu hari abaturage benshi cyane bishwe bazira ko bashaka gukiza abatutsi hari abaturage benshi cyane bagiye babonye ibintu bibarenze bahitamo gukiza abantu Kayibanda uretse nsobanurire uretse tujye mu kiganiro iyo uvuga yuko FPR kugira ngo imishyikirano yarusha ibeho uzi uko byatangiye ntabwo ari abantu bari opposition mu gihugu yaharaniye kugira ngo imishyikirano yarusha ibeho uretse uvuga ngo ntabwo wumva ishaka baro kabo abarwanya imishyikirano bari mu mashyaka so barwaniye kugira ngo imishyikirano yarusha yatangiye muri 1992 kugira amasezerano ashimwe muri 1993 ntabwo ushaka kuza gufate ibyo FPR ivuga ihindura amateka ushake kujeneraliza ku bantu bose genda bivuga ko ngewe nk'ababyeyi banje nubwo batari umuyobozi ariko nge badusenye inzu barayitwika ku itariki ya 1994 kuko muri quartier twa turimo abantu batashakaga kwicana ariko twe baraje badutwikira imishyikirano bayemeye bamaze imyaka ingahe hanze reka nisubize ijambo gatoya reka nisubize ijambo mu nyemerere so Rosemary n'abandi mwese ni ukuri uyu munsi dushatse amase nta n'umwe tutayatera ngo amushyike sibyo kandi nkaba ndi kugira ngo mbibutse nti izegeranye zikomanyeho amahembe turi kumwe muri uyu munsi muri aka kanya Rosemary nshimye ko uri gupointing out uko muzehe Tito mu kiganiro hari uburyo wakwifuje abanyarwanda babaye baramwakiriye sibyo ntago byabaye nanone ukavuga uti ngewe iyo uri kuvuga aka kanya ndumva hari agahinda ufite yuko responsibility nk'abanyarwanda twakagombye kuba twaragize mbere yuko FPR itabaye sibyo ariko muri uyu mwanya kuri jewe nimba ntibeshya dushobora kuba turi mu kigero kimwe sibyo hari imyumvire ufite n'imyumvire y'abantu bakuru uko bimeze kose nimba ushaka gufata kuri iyo point sibyo byaba byiza ufashe point iri focus ku buryo utageneralize urabona nk'uriya umusore Herve ndetse n'abandi sibyo
mu bintu uri kuvuga bari kwiyumvamo kandi ntabwo nkeka kuze Herve simbizi nimba muziranye cyangwa se n'abandi kubera iyo generalize birica ikiganiro kandi noneho biratuma abantu bose bajya mu gatebo wavuze ngo kwa perezida Habyarimana ubundi urongera uvuga ati kwa Kayibanda ubundi urakomeza uragenda sibyo urabona iyo turi kugenda tujugunya za ntuza za statement hariya nibyo kuko biriho ariko for the sake kugira ngo byawe ndi bavugaga ngo tube hamwe tugirane ubumwe ntago nkeka ko mu kiganiro uri kugeneraliza hari umuntu n'umwe ushobora kugusubiza atagize emotion kimwe nkuko nawe ufite emotion akakanya kandi biranagaragara so ako gahinda wagize ko nta munyarwanda n'umwe wakurikiranye ikiganiro akaba yahumuriza Mzee Tito ngewe reka mbimubwire ku mugaragaro Mzee Tito mu mateka wagize turakwihanganishije ngenda kwihanganishije nk'umwana w'umunyarwanda uzaze hano ku mutware Mzee Tito tuzaguha ijambo unaduhe kuri ayo mateka byanazanshimisha na Rosemary aje agakora ka introduction keza ngewe nabishima Rosemary ikindi aho ubona turi kwibeshya nk'abanyarwanda ushobora kuvuga uti jewe nkurikije igihe mfite na experience y'ibintu dore icyo ndi kurekomanda ndabizi twese dufite amarira dufite n'ibikomere ni nayo mpamvu duhurira hano muri salo nta muntu n'umwe udafite igikomere kimwe nkuko na Mzee Tito agifite ndetse n'abandi bazehe n'abakecuru batari bagira umwanya wo kuza ahangaha ni nayo mpamvu duhurira hano so ndagira ngo rero mbasabe abavandimwe bacu ibibazo ntago twabirangiza kandi Rosemary ntihagire umuntu umutera amabuye kubera ko ibintu ari kuvuga hari experience n'ahantu aturutse kimwe nkuko na Herve mu byo ari kuvuga aka kanya hari experience n'ahantu aturutse iyo turi muri salo rero nitwirinda kuzana amapurake tukavuga ka kuri ka ndumva biza gufasha bikanadufasha gusobanukirwa neza impamvu dufite santima dufite n'ibikomere dufite kuko umunsi nurangira ngewe ndifuza ko twebwe nk'abanyarwanda tubasha komorana ibi bikomere tukanagenda hariya iwacu tukavanaho ubutegetsi bubi akakanya ndajya nkwibarize Rosemary wowe sibyo hari abamama bamaze igihe bari gufatwa ku ngufu hari abakobwa bamaze igihe bari gufatwa ku ngufu hari abagabo bamaze igihe bari gufatwa ku ngufu hari abantu bari gusenyerwa hari ibintu byinshi biri gukorerwa mu gihugu ngewe ndi kubireba nkabona biri kuba umunsi ku wundi nta nubwo biba nimugoroba mbona ko ari ubutegetsi bubi ntago nabisuporta na gatoya uyu munsi Perezida Kagame niwe perezida w'igihugu sibyo ibi bintu nimba biba azi neza ko biriho nkuko bavuga ngo ni muzima sibyo kuri jewe nta kintu na kimwe kizima ari gukora kubera yuko ntago ari guproteja umuturage ntago ari kugumana ntago ari kugumana igihango ari gutatira igihango turi kumwe aba ba ministre aba bantu bose b'abayobozi kuri jewe bareshuwe niyo mpamvu nunga mu rya Edamange ngo nibaveho bagende kubera ko nta kintu bari gukora ni imagine nimba ari petite sœur wawe cyangwa grande sœur cyangwa mama wawe cyangwa undi wese uri gukorerwa nabi uri kumbwira ko wakwicara ahangaha ukavuga ngo kubera experience bagize mu buhungiro kubera experience byagize gutya na gutya na gutya ngo ni ukube excuse cyangwa se ngo twakwihangana ndagira ngo nguhe umunota umwe unsubize noneho dutangire gusoza karibu nanone Rosemary abanyarwanda nibatishira umwanya wundi ngo bazirikane agahinda kundi tukaza duterana imvugo z'uko ari abicanyi abandi ari abicanyi ntabwo byo bizafasha abanyarwanda FPR niba dukomeje kwita ko ari abicanyi urumva umuntu yakwakira twita ko ari umwicanyi ikintu azakora nawe aziproteje sibyo ndifuza ko abanyarwanda duhindura imvugo buri wese bakoresha imvugo yubaha mugenzi we kandi tukazikana uyu munsi wona niba tugeza kuri aya mateka nuko ubutegetsi bwa Habyarimana bwabigizemo uruhare ni uruhererekane birasaba ko tuba FPR ni umuntu muri FPR aje umuyobozi mu mwubahe kumutuka sibyo bizatuma agira ibyo ahindura ahubwo muzakomeza kumutera umujinya kurusha ntabwo wakwita umuntu umwicanyi ngo narangiza agufungura imiryango akwakira nawe bishoboka yafata none uvuga ku kibazo cya Rusesabagina reka nihanganisha umuryango ariko se Rusesabagina avuga ko ashoje intambara nyine akagabuganira kandi katarasa yavuze ko ashoje intambara FPR avuga toke none unatwereka dugushakisha ntabwo nuvango niba ushojeje intambara undi navuga toke nuvango Rusesabagina namufatira ari kumumena umutwe ubwo rero nuvango akagabuganira kandi kataraza buri wese ashakisha uburyo yidefandamo ubwo buryo Rusesabagina yagiye nase munyago nase FPR kwicara igatega umutwe Rusesabagina akayigeraho akayirasa ntibishoboka nuvango rero
uko Rusesabagina yagiye Imana imbabare ndamusuje nawe yari umugabo mwiza ariko n'uvanga iyo ugeze ku kibazo cya politiki buri wese yirwa no uko ashoboye FPR yitabaye nge niko bibona urakoze noneho ndagira ngo nkumaza kandi kabazo kanyuma kamwe none ubundi mpite mpa n'abandi barangize wemera ko hari ubwicanyi buri mu gihugu uyu munsi mu Rwanda? ntabwo nje gushinja nta nubwo nje gukomanta biri kubera mu Rwanda ntabwo ariyo topic twazanye. Ndabyumva ngende kukubaza wowe nk'umuntu uri kuri kamera kandi uri n'umunyamakuru ufite responsibility sibyo? Wemera ko hari ubwicanyi buri kuba uyu munsi bwaba buri gukorwa na FPR cyangwa na n'ubu? Tuza gusubiza mu gihe cy'ingoma ni ukuvuga ngo nizo responsibility mfite ntabwo mfite responsibility zo gusubiza uko ubyifuza Freeman. Nuvango icyo turi kureba uyu munsi wa none ni icyahuza abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda bakure nuko buri wese agerageza kwishyira mu mwanya wundi tukazirikana amakosa yakozwe kwara kurwa bwicanyi bwabaye tukazirikana ko FPR yababaye yabaze imyaka 30 hanze icyo gihe nta wayivugiraga abayivugiye bari bake benshi muri bo babari babayeho neza uyu munsi wa none hari ingaruka zayo mateka y'isiruherekana FPR nayo ifite ibikomere ni ukuvuga ngo kugira ngo byose bihagarare nuko buri wese yishyira mu mwanya wundi tukareka kujya twitana ba mwana gaca bugufi noneho tukazaba ku Rwanda rufite umuzi w'urukundo ariko byose bizahera ku mateka kuko ni wishinga agahinda kawe utaratekeje aka FPR imbere ugahera ku kawe gusa ntabwo uzaba uri kugana ahubwo ntabwo uzaba uri kuva ku Rwanda. Ikindi kandi imvugo zitukana ziseba neza baza ko tukwiye kuzirika maze buhoro buhoro tukazuba ku Rwanda rurambye ariko mu rukundo ibyo nuko mbona. Urakoze Rosemary. So reka dukomeze. Ntago byoroshye guceceka. Oh my god. Ndabyumva sibyo mwihangane. So ubwo babare ari kuvuga koko ubwo arabona twicanga tutarababaye twarabaye imfubyi tumaze imyaka ingahe turi imfubyi FPR yarababaye twarababaye ese ubwo babare bwacu barabubona barabuzi. Urashaka kuvuga ko twicanga kuko tutababaye kuko nta n'umuntu twubahutse none ukuvuga ngo Tito yarababaye turabyumva ariko twese tugomba kumva nabwo ninde wumva undi utumva undi. Marie-Rose Rosemary ntago uri kumvikana so wavuze ngo Kayibanda wavuze ngo Habyarimana ariko ntibigeze uvuga FPR abantu yamaze amamiliyoni yamaze nta n'ijambo na rimwe wavuze. Donc ntago numva ukuntu uri gupima mbese ufite umunzani tu as deux mesures en fait. Ibyo bintu bidusobanure ko ntago mbyumva kameme. Turacyafite ibibazo byinshi cyane. Wow. Dufite ibibazo ubwo twabyiteje. Rosemary reka ngusabe mbere yo kusubiza sibyo ariko noneho urabona muri aka kanya uri guhitamo igisubizo ushaka guhitamo cyaba kinyuze cyangwa kitanyuze abandi ariko ndagira ngo noneho ngusabe sibyo uyu mudamu hari ikintu agiye kubaza akubajije sibyo wowe nk'umunyarwanda noneho nk'umunyamakuru sibyo ndagira ngo nkubwire nimba koko ushyigikiye yuko dushobora kuba twahuza abantu nka gutya tukaba ari ikintu twakumvana ndakeka ngewe ndabivuga ku mugaragaro nk'undi munyamakuru ni irresponsible yuko ukwepa ikibazo kimwe ukagisubiza uko ushaka kugisubiza kubera ko udashaka ko abantu bumva aho uhagaze cyangwa se ukuri nyakuri. Muri aka kanya tuzi neza ko hari ubwicanyi buri mu gihugu. Kuba ubwicanyi buhari ntabwo buvuze ngo ni Freeman ubukoze ni Rosemary ubukoze ariko tuzi ko mu gihugu abantu bari gupfa sibyo. Ninde responsable uyu munsi? FPR Inkotanyi ni leta ifite ubutegetsi. Ni icupa rya meneka navuga ngo ni FPR sibyo. Uyu munsi kuzana za emotion nkavuga nti ntimuzavuge ngo FPR ngo ni utangira uvuga ngo nabicanye ngo bazakugenza gute sibyo. Bafite responsibility uyu munsi kuko bafite vora. Nimba izo responsibility batazishaka bashobora none kuvuga ati okay ibi ntago tubishaka ntidushaka kuba wenda twatukwa nubwo bwose ndashyigikiye gutukwa sibyo. Ariko noneho uyu munsi niwe responsable w'ibintu byose biri kubera mu Rwanda kimwe nkuko Bizimungu ari president yari responsable na leta ye byabaga. Habyarimana Juvenal yari responsable y'ibintu byose byabaga muri leta ye sibyo. Uyu munsi ntufate ka ukavuga ngo kuko byabaye kwa Habyarimana kuko byabaye kwa Bizimungu uyu munsi rero ntimurebe FPR kuko ndumva ari cyo kintu nge niyo impression ndi kugera.
ariko noneho ndagira ngo nkwisabire Claudine hari ikintu abajije ndagira ngo ngusubize akanya gato umusubize wabishaka utabishaka noneho dukomeze dusoze ikiganiro. Ntabwo turi kukumva Rosemary. Byensuri ko abanyarwanda bababaye kandi bakabara mu buryo butandukanye. Ibyo byo ndabizi ndabyemera ko abanyarwanda bose bababaye. Ariko icyo turi uyu munsi wa none ntabwo ari ukuvuga uburyo bababaye. Turi gushaka aho abanyarwanda bahurira. Ariko kugira ngo abanyarwanda bahure nuko baturuka mu mateka yanjye. Baturuka impamvu twarinzeho tugera aha ngaha abanyarwanda bakababara abantu bakabura imiryango yabo. Ibyo rero ntabwo byatangiye ku bwa FPR, byatangiye imbere yaho ubwo bari ku butegetsi batigeze bumva ibibazo by'abo bantu. Ndabyumva. Niyo mpamvu navuze nti niba utuma umuntu muri FPR ukaza ukamutuka urifuza ko ejo azagaruka ate uri kumutuka utumvishije agahinda. Niyo umunsi wa none twahanga umubyeyi akaba yarabuze ababyeyi be ni ingaruka zabo bayobozi bariho bwa Habyarimana n'abandi bose barebereye batumye iriya jenoside yakorewe abatutsi igerwaho kuko niwo musaraba abanyarwanda bose bikoreye bafite. Ibyo rero nitumara kubyumva tukareba uburyo dukoresha imvugo zituje tugakoresha imvugo tukareka kwitana abicanyi tutarajyanye abantu mu rukiko. Ntabwo uzita umuntu umwicanyi utegereze ko azakubwira ngo ngwino ngo ndagukunda, ntabwo uzaba uri kumuhumuriza. Ugakurika gukoresha imvugo zo kuvuga ko bamwe bari babayeho neza abandi bakaba babayeho nabi. Nibaza ko tukwiye gukoresha imvugo zihumuriza buri munyarwanda wese haba uri mu Rwanda haba uri hanze. Noneho ibyo gihe tuzareba uburyo tuzahura tukaganira noneho tureba aho abanyarwanda bahurira. Naho nukomeza kubwira undi ngo numwicanyi uriya niki bafite igihugu nyine. Erega ntabwo wa FPR ifite igihugu, FPR ifite imbaraga. FPR ntabwo yagiye kutegeka uko abanyarwanda babishakaga, agiye kutegeka imbaraga. Ubwo niba mushaka namukoresha imbaraga muzazikoresha, ariko nibaza ko imvugo yoroheje ari izatuma abanyarwanda babaho. Ndamwihanganishije umubyeyi, natwe twabuze ababyeyi. Rega ntabwo natwe twicanga wenda cyangwa n'icyavuga ngo mfite ababyeyi cyangwa mfite umuryango wose, ariko nibaza ko imvugo yoroheje no kumva undi ugahera ku kababaro ka FPR ukageza umunsi wa none ari byo nyine bizatuma abanyarwanda babaho. Naho guhangarana no kugira gute ntabwo nigeza ko ibyo bizakiza abanyarwanda. Urakoze. Claudine hari icyo wifuza kongeraho? muri kunyumva? Turi kukumva. Nagira ngo nkubwire Rosemary ko utaraza muri kino kiganiro nta muntu waruhanganye n'undi. Urakuvuga ngo turahanganye, nta muntu waruhanganye n'undi. Twe turi gushaka uburyo twahuza abantu, uburyo twareka gutandukanya abantu. Ni ukuri reka nkubwire Rosemary, kuva waje duhise tujya hejuru turatitira. Nta muntu wari wahanganye n'undi. Turi kuvuga guhuza abantu, ariko utangiye ibya kwa Kayibanda, utangiye ibya kwa Habyarimana, bigumaho ngo turi kwita abantu abicaye. Ibi bintu tuyizanye nona n'ibyo bintu byo ko twiciwe nta n'ubu wari wabivuze. Twarabyakiriye turabyemera, nta n'ubutabera twari twabona. Ibyo bintu twarabyemeye, twanabishyize ku ruhande rwose. Reka nkubwire, twabishyize ku ruhande kugira ngo tubanze tubone amahoro, tubone n'uburenganzira bwacu. Urebe ku kiganiro kuva twatangira, ureba niba hari ibintu byo guterana ngo baba nabicaye. Ntabyo twari twakoze, nta n'ibyo twari twavuze. Usubire mu kiganiro wumve, niwe ubizanye. Donc vraiment quand même umuntu wongera ujye usubire mu byo wavuze niturangiza wumva ukuntu wagiye uhindura witkontradije rwose, ku buryo sinzi ikintu nkuyemo muri position yawe n'ibyo uvuze. Nta kintu nkuyemo parce que tu t'es contredit rwose cyane. Uvuga FPR warangiza je sais pas, j'ai rien compris. Voilà, j'ai rien compris. Tubona ibibazo kimwe nubwo tugomba kubyumva kimwe. Mfite uburenganzira nuvuga ngo nicyo kibazo cy'abanya niba mwabaye gutya n'ubundi nuko mutari stop. Nuvuga ngo mfite gutanga ibitekerezo byanjye nawe ugatanga ibyawe, ntiduhuze abanyarwanda bakareba aho bahurira. Niba mwari muri ku murongo umwe rero nicyo kibazo nyine abanyarwanda bafite. Nuvuga ngo abantu bagomba guhura kuko bahuje umurongo umwe, ubwo tugomba kubyumva kimwe nta kundi. Niba rero mwabaye gutya n'ubundi nuko oya uje utujija ntabwo nabajije ikibazo kuko nari mfite ikibazo cy'ukuntu bavuga ngo
ngo intsinzi hari intsinzi byo hari ibintu ishyiraho byavugwaga mbere numva bigize ikibazo muvuga muti tuzajya dukoresha duhamagara abo duturanye numva ngize ndavuga se bano bavandimwe ntabwo bari gushaka kurema amacakubiri ndabaza ntayo twaremye uzo kongera wumva ikiganiro urakoze mutabyumvishije mukamera gutyo n'ubwo niko mwari mumeze nyine mu mihanda no reka nongere nisubize ijambo Rosemary ni ukuri uri mushiki wanjye sibyo ariko urabona ko nawe nta patience ufite yo kumva abandi sibyo kubera ko uri kumva ko uri atake kuko uri ahangaha iyo mba nshaka kukwataka cyangwa abangaba nari kukwihorera bakakubwira ubundi nka kwihora ntunavuge sibyo ndabyumva ureba nk'uyu mu mama Claudine sibyo ntabwo nkeka ko wigeze wumva ikintu yavuze nkurikije uburyo usubije na santima uri kubikoresha ni ukuri ntakubeshye rwose nk'uko njye mbyumva ndi kumva uko wamusubije mu mbabarire ni nk'aho umwishongoyeho niko njye mbyumvise ahangaha muri saro sibyo ni ukuri nta muntu n'umwe nifuza ko yapfukiranwa ijambo uwo ari we wese na Tito mzee Tito ni uko gusa wenda atatinyuka ngazi ariko ntabwo turi ibisimba erega nawe ni papa wacu ni oncle sibyo so nimba rero tuzi ko nimba umugabo nka Tito avuga ngo murantutse ngo kubera ko muntutse sinza kuganira nawe ni papa ariko wavuze ngo ni wowe wahisemo kudefanda ngo impamvu ataza ngo tuganire iki kiganiro turi ndabyumva sibyo ariko ntibihindura ko wabivuze uko bivuze niko tubyumva Alice buri muntu agira uburyo abitwara turi kumwe so nimba udashaka ko umuntu afata position runaka ngagusubize wabikunda utabikunda kimwe nkuko nawe cyo uri kuvuga muri aka kanya ni droit yawe sibyo twibukanyira yuko turi gushaka kubaka ntabwo turi gushaka gusenya kandi ntabwo ahangaha ku mutware ndabisubiramo ni muri saro y'abanyarwanda bose uko igitekerezo kimeze nimba uza kuzana igitekerezo ugire na patience yo kwakira commentaire undi muntu aza kugira ariko kuri wowe ndabona udafite iyo patience nshobora kuba ndi kumarjija ariko ndagira ngo nkwemvite nanone igihe ubishakira uze ufite umwanya uhagije ndaguha ijambo rihagije wumva abandi uvuga icyo ushaka nabo ubemerere ko bagira icyo bakubwira ibyo ngibyo wabitwemera mbere yuko turangiza urakoze nanjye ngira channel yanjye bazaze bansange bahaye ikaze muri channel yanjye uyu munsi ranigumwe ubundi amaso nagombaga kuba ndi gusenga ndabazirikana so birashoboka cyangwa ntibishoboka ariko mu gihe kose muhawe ikaze icy'ingenzi ntabwo ari uko twumva ibintu kimwe cyangwa se tubibona kimwe cy'ingenzi ni uko buri wese yorohera undi mu mufuko se tukareba aho abanyarwanda bahurira icyo nicyo nibaza cy'ingenzi naho kuvuga ngo namwe muzaze mbahaye ikaze muri studio yanjye numva nkumve intego yanjye no kumva abandi turenda kuba nazamuye ijwi ariko ntabwo ndi umuntu utumva abandi ndagerageza ariko ikintu kimbabaza ni kimwe mu banyarwanda cyo ntabwo nagenda ntakivuze iyo abantu bavuga ngo barashaka impinduka ariko noneho bagatera intambwe yo gutuka cyangwa se kwita abandi abicana ariko rero Rosemary uri kubisubiramo kandi ndakeka ariho nk'uko uri kubivuga ninde hano ku mutware watukanye ntawe bivuze kuki uri kubizana hano nimba ntawe bivuze ukabonera opportunity yo kubikorera ahangaha impamvu mbikorera aho ngaho nuko umuvandimwe Isaac John yavuze ati Tito Rutaremara amuvuzeho ntekereza ikiganiro twakoranye natanga nababajwe nuko utumiye umuntu babandi uvuga uti kuko ntabwo n'insanzwe mbatuma utumiye umuntu ugira ngo noneho twegerane n'umuntu baba no wenda kugira ngo basibaze bamuvugishe mu buryo bwiyubashye bumva agahinda ke ugiye kunuza ukareba ibitutsi bamututse uribaza ariko se abundi abanyarwanda tuzi icyo dushaka none se ufite ibyo ushaka guhindura ushaka kugira ngo abanyarwanda babane ukaza utukana uwo muntu wenda ubonaga nk'umuntu udasanzwe ukamutuka urumva ko umuhaye ikihe kizere urumva umuhaye iyihe kare urumva se uri kurwubaka ariko rero reka twumvikane sibyo muri saro yawe kuri chaîne yawe barabikoze uyu munsi waje kuganira hano ubinturaho hano muri saro yanjye kandi uzi ko tutabikoze sibyo uraje kuri jewe watuvangiye mu kiganiro kubera iki kuko bashyizemo Tito Rutaremara John yamuvuze kumushyiramo ntabwo bivuga ko byabereye hano sibyo kuko wahise ugeneraliza abantu bari hano nkaho baje kuri mbese nkaho aribo bari kumutuka kandi utabizi ibyo navuze ko muri bose nta n'umwe nzi gerageje kuvuga uko nabonye commentaire mu bintu byambabaje nuvuga ngo niba yamuvuze nagomba kumuvugaho nkamuvuga uko namubonye nkavuga niba koko mushaka ibyo muhindura mukaba muri gutukana ntabwo nibaza ko hari ushobora kubemerera muri kumutuka mwamusuzwe kugeza ku rwego
reka none ndangize sibyo ndumva tutari kubasha kumvikana ku kantu kamwe hano ku mutware abashyitsi banjye waje kwaderesa audience itariyo sibyo nubwo ikibazo cyabaye akaba bavuze ijambo Tito Rutaremara ntago nkeka ko wari ufite ntuza droit yo kuza kugira ngo ugeneralize uvuge ngo mwakoze ibingibi kandi nta muntu n'umwe uzimo aho ngaho ndumva watandukiriye nubwo bwose nakwihoreye ukabivuga ariko byabaye offense ku bantu barimo hano Imana ashaka nsubiza ibyo ushaka nsubiza oya ntabwo nshaka gusubiza ibyo nshaka ndi kugira ngo urekonese ndagira ngo ntabwo nshaka kurekonesa kuko nuvango okay nimba udashaka kurekonesa sibyo twumvikane nimba udashaka kurekonesa kimwe nkuko muri ntuza muri studio yawe ubigenza ngewe hangaha hari uburyo tujyana ibintu sibyo tujyana ibintu gute nimba uyu munsi ngiye nka Freeman nje vuze buri muntu aze avuge icyo ashaka kuvuga sibyo hakaza umuntu akintroduza ikintu kitajyanye n'icyo turi kuvuga nshobora kukwihorera ukabiganiraho nzi neza ko ntaho bihuriye uyu munsi mu kuguha ijambo sibyo watandukiriye wofendinga abantu bari aha ngaha uba ofendinze ndakubwira nti reka mpamagara umwe mu badamu bari bahari wagize icyo avuga abe yagusubiramo urebe nimba uza kubasha kumwumva aravuga ariko avuze no kumwumva ntago wamwumvise wakomeje kugeneraliza ndabyihorera birakomeza utangira none uvuga uti uri kudefanda FPR ntago nshaka gusoramo ibintu wavuze ariko kuri jewe nabonye ko uri kubahuka abantu bose barimo hano I'm sorry nubwo bwose aka kanya tukiri kuganira ariko naka kanya ndi kukuvugisha uracyari kubahuka abantu barimo aha ngaha sibyo kuri njyewe ntaho bihuriye nuko turi kuganira ntaho bihuriye nuko ari expression yawe ku giti cyangwa ndi gushaka kukubahuka ahubwo uri gushaka none wowe gutsindagiramo abantu icyo ushaka ko bumva kandi ari byo nawe uri kuvuga ngo ntitubigukoreho sibyo ntago ndi kukumva anyway reka dukomeze kubera ko ndabona dushobora gukomeza kugenda back and forth ndagira ngo noneho turangize ndabibona hano hari abantu mufite emotion